Nkabiyi iminsi kuko ndabizi. Ako se boss nge ntabwo bizi. Nge ndakora. Nese utarajya kure imbeba murayicira ngahe? 500. 500 winjiza ngahe ku munsi? Nawe no kwirirwa nderega mbwira ngo nzakubwira ejo Ako se ko mbona worice hanga imbeba zikarinda ziguca munsi y'intebe izi mbeba ntabwo uzibona. Ako si imbeba zahangaha wowe imbeba zaramaze kubwira muri ubu. Nase ubushatse kumbwira ko ntawe wabura n'umunsi n'umwe waba wicogoye tikandagira umutwe. Tukaba turi kugabanya ubwishi bwazo muri izi nzu. Nari muze ndimo nshaka ndimo mvuga ibijyanye n'akazi none nawe. Imbeba zo muri urugo ubundi wazishoboza. Imbeba zisigaye zimeze nk'inka. Ahubwo nase gendera nkabona rimwe muri zo. Kuko iyo umbwira ngo imbeba ngo zo muri inzu nta kintu wazishoboza usijya zimeze nk'inka. Ni gute wambwira ngo sumu ya panya 50 warayibuze cyangwa se umbwire ko nawe ufite gushakira. Umva. Sumu ya panya uretse nakibyo ngibyo n'akamashu ngashyiraho. Imbeba itagishobora no kujya mu kamashu. Niyo watagaho ibiryoshye bite ntago yajya imbeba zahangazi zizubwe nta kintu wakora kugira ngo uzibe. Nese uburinda umbwira ngo ninumve uranyumvisha iki nkanyi nyiri urugo. Njyewe ubwanjye nzi yuko hano muri uri inzu yanjye harimo inzu 5,000 ariko wowe ni gute wakwicara hariya zikaguca munsi y'intebe ntunavuga ati reka nyifate umutwe cyangwa nyikandagire nawe se urayitinye ngo mbimenye. Uko niba yirukanka wayifatisha iki inyoho yiruka hari n'inyamagana ahangaha ku muryango mufata inkoni ntarindira ko ziri buceho ikanyuraho najya gukubita nkakubitaho ivuye. Umva uyu munsi niwo wanyuma ngiye guhangana nazo. Ngiye guhamagara abagabo babiri niba hatagira n'umwe yifata. Umva sinzi ndahita menya ko ngeze zangiza akanyogore. Imbeba zahangaha ndaje. Umva ibyiza imbeba byo ngiye guhangana nazo ariko reka mpamagara umuntu. Umva sha ngwino hano nguhikiraka. Kiraka nuko nakazi kabuze. Wabugize neza. Ko nakazi kabuze se karabura ahubwo mukamenya ko kanabuze. Nk'ubu nk'abo kazi ngiye kugo ushobora kumbwira ngo ugakeneye kuba ufite ngo ugakeneye kuba ufite kinubi cyangwa ufite isopana. Akazi ngiye kugo karoroshye ndetse nta nundi utagakora uretse abantu muri no minsi musige mwarabaye inyanda. Kameze gate se boss? Utangiye kumbaza ngo kameze gate nk'uwambajije ngo njye gukoreka aho gahereye. Ngende nta kibazo akazi wama kose ndagakora. Uragakora? Uzi ko byanze se ndagakora kose nta kibazo. Umva tugende. Umva tugende. Gusa nkabiyi iminsi kuko ndabizi. Ako se boss nge ntabwo bizi. Nge ndakora. Nese utarajya kure imbeba murayicira ngahe? 500. 500 winjiza ngahe ku munsi? Nese urashaka ko nyicira ngahe? Nutayica inote ya 5 nta kintu tuvugana nawe. Inote ya 5 wagese ukajya kuziyicira. Okay. Nari oya nta kintu mvugana na Marine nkawe. Vayo hano sha abantu bashaka akazi ari beshi. Vayo hano. Gira vuba ariko jya wirukanka nimba umuntu agwaye akazi bakubwiye ngo ugende umva mfite ikiraka. Mfite imbeba zanzengereje umva zingeza hangaha. Kandi bambwiye ngo ndahita nzishwanyaguza. Kandi none bambwira yuko ati niziri mu nda y'isi izo ngizo zikura ahubwo zose mutego. Ngende nzajya nzikana n'intoki zanjye. Turebe. Sha urazishobora tugende. Ni wewe bohereje ngo uze kwica imbeba? Ni ngiye bari bohereje. Nganje turebe ko zishobora hanga. Ndabona uri n'umusore. Haba ibikoresho binjiranye se. Bikoresho mba mbyitwaje mu mufuko. Nari ngaho gerageza. Dufate. Ako si ibintu urabona izi mbeba ko kari buzice. Ndaribuze ushobora ubwo ari we ese ko zatuzengereje twebwe bikaba byatunaniye. Akuratiye umuntu ujya kwica imbeba mutavuganye n'igiciro cy'amafaranga uri bumwe. Hari uwo narinze yese aca amafaranga atari munsi ya 80 yayaciye nanjye ubwanjye mbura ubwenge. Uriya n'amafaranga mwavuganye? Umva ntabe n'urumiya.
ubwo noneho yaguca menshi kurenza. icya mbere nuko mbona zisohoreye none se ari ukuca menshi ari no kuzirekeramo urumva nkeneye ko zazikomeza zikurya udutsi twe twarashije tugezeho tunyushyuka Nakundi reka twihangane ahubwo reka turitega amaso ariko izo mbeba imbere wazice